Unasema niko za kuzana. Hizi. Nikwema. Abandi bana barajyanye. Wowe ufashe wa leta uragenda urongera uri kwigarura nta soni. Niko tugenda nta n'umuntu ubwe ngo haraho ngiye. Ngwagiye aragiye. Gusenga he? Kumirora. Kuba cyangwa wagiye kwiga imico mibi. None se ngibye bijya binancanga. None uje witwaje ngo uvuge. Izi. Hano se ducana inkwi. Uza witwaje zimwe ngo hano ducana inkwi. Sakumira. Ariko kago wowe. Enda kwa kujya guteka bamuzi. Ni. Koko. Niko. Ukifata ukagenda nta n'umuntu wasuruye. Wibonye miri. Hano umbara nk'ubuzo. Reba bene mbara barajyana. Ukumva? Ariko se kuko buri hamwe mubyeyi n'abaki. Ese kuko mbere n'umubyeyi w'umwunda. Kanya ko katansa ko mana yanjye ko kago nta nubwo amara n'iminota 2 basi utuje utansakuriza niko ko mana isi n'ijuru ko kimba nibaza ikintu umpora kuri gunsakuriza umunsi wose bora barakubeshya ngo uzamuhanza nawe ukagira ngo ko mana yanjye wowe Birugorogo twangize ngwiki umva induru nta nduru nshakanga urukumva ibyo wirerembeshwa so wibonye mbi ko ujye ubona kere yasakuza nko kusakuza Uzuko n'amana afite no uri umunyemana ariko rwose usikara muri karisi usakurisha kurenza hasoni barakumvikana Nujye ushaka kuririmba ujye ubigumisha muri wowe urukumva nta kintu cyitwa ngo impano wowe yewe cyakora cyo kera wagiye cyangwa pasi byo nabyumva ntabwo impano ibyo byo bizime rwose urukumva cyazongera kumva iteko ngo ajyanye nyine aho gukora akazi ngo karangira uburaho uri mu buriri ngo budafite umutwe n'ikibuno Umva sinzongera kumva umuntu ngo kwe uvuga ikintu ngo zanza umugani hano Azimana yabonye ya muhungu wawe neza nzenikare Ala Oui Jeri bamenye makuru byabaye Ko bimeze biteze Amushara imodoka iramugonze muri kaburimbo Kuki Mungu nyine umutwe uri hariya n'amaguru yari yabyarangiye No Nawe wimbeshye ibyo bintu bise bibaho Ntabwo reka ibyo bintu byabaho wimbeshya rwose Kadushaka tumujyana kwa muganga Mu mujyana kwa muganga niba kiri muzima shawe Izuba twicara tumukora iki Ibi ni ibiki we Washira nyina kuvanga agiye kuza kunsura n'injira mu modoka yamugonze ibi bintu ko kubintu n'ibi ni tanite ni byiza ibi bikaza bikamutangira n'ibi ni ibiki koko Nisuko aho ni telefone ni ibi bintu bambwiye nibyo Nisuko nawe bwene hano twagiye kumujyana kwa muganga ariko ndaye kubera bitarusa ho ari cyambwiye se nta kintu Oyo hamagara bibaho nta n'amayete no mfite aho telefone yawe iri hembe nkizi Oye ngiye wahereye wanze kumva inkoni nk'ubucyuzi uvazikiye amazi koko kwirwa insuzugura Urire niba zitavaho zidashira icyo wibonye bari kumeza iminsi 3 urayimaraho nta kujya nta kunywa zibeshye numve ngo nakere yakuzana icyo kujya bambona Mugabo nawe wibonye wagaho wakagoma
Sare uzi kubeshya kandi utabaza cyangwa ukome nkwereke. Cyangwa umuntu wakanze ushyiremo igitambaro ushaka. Kwiri ugenda kugisha muki. Sare. Ndembye we. Ndembye cyane wowe. Ibi ngibi muri koresha muri kano kanya. Ndembye. Nawe ukubita imihini. Oya, wowe mwaneza. Nizo ndose narembye neza. Aho tukomeza. Hakuno uranga ngo uzamutwara. Umugore. Atwumva twaye. Ndembye wacana. Tugenda barenze. Sebeze bite muganga. Sawa nyine ndi gutanga imiti neza. Abarwayi bari kubwira. Abarwayi baraza mu kazi s'ubundi bajya bagucaho hano utababona. Mperutse kuvura wa mugore yamwitandera imari kabudesi. Hano hantu abagore benshi. Ndetse ntazagira ngo barantwara. N'igihe n'abaza baza kwivuza indwara badafite. Yego. Ubwo jya ureba neza. Ndeba neza. Tuzagupfunyikira ngo ngaho abarwayi bagashaka. Ende wanshaka se genda. Sazo nga ugeze hano uko natangiye kuzana ibebe. Natangiye kuzana imvi. Ndisazegeye. Ese ubundi amakuru ya Kagoma. Kuba nkubajije gutyo se. Ubu Kagoma urarubona n'ikumbuye. Keriya pasi. Umwana nkwiye kwiyegereza nkamwereka urukundo nk'umubyeyi. Se buriya wowe ujya ubikora? Ibibazo ko. Oya ntabwo ari ibibazo. Njye nzajya mwereka urukundo nk'umubyeyi. Ese njye papa urukundo rurenze ubw'abandi bantu bakunda. Byanyabyo nawe watoye njye n'ubu sindabyizera. Kagoma n'ubona atoye. Uko mukunda kurenza akaramara yawe. Umva ntabwo umwana yaba ageze mu myaka 10 amateka utayazi ntukwiye gusubirishamo. Kandi nibyo nkubwiye. Umuhanga ntutembaga. Mubikora kwa kugeza cyane wana. Tuhageze aho dupanga gahunda yose. Icyambere. Rwanda urayizi tujyanye bayizi. Iyo mbonye surprise nyine. Cyane takwiki. Bahindura. Yumva neza. Cyakabiri. Gatatu. Yama. Subiza. Niyo bona tujyanye hariya. Kuzika mubwira man. Kubiza hapenge abantu benshi. Uragira urwaye utu byose bikora aho Kiza hano. Urwaye magera. Abandi kujya mu gahinga. Tubishime. Zanye yuko ubundi tena kimiti. Samubwe ko itayi mubiye. Nateguye we zimpamvu yanjye bayizi. Hago wera tugenda amaso darageze kuri tujyanye. Mungu yereka mubwira. Uba turindiriye. Bakibikuri mu nataniye. Tugenda ariko tugenda buri yati. Tugenda. Tugenda tugenda buri yati ubundi ikibazo. Niko. Kagoma bahe. Usishiri rero ngagije. Ntabwo ko twamarije kwa mushiki wawe. Ubwo se biri mukuru ngizera. Nese nta nimero mfite mu mubazi. Mushiki wanjye. Ni twaganiriye hari niyo tuvuga Jye nica umutima njya kuri uriya mwana. Ariko murambya n'ubu ndumva ntarashyitse umutima hamwe. Wo kuriya mwana. Shise umutima mu nda kumva. Uriya mwana iyo ababaye nanjye bingira n'ingaruka. Byigutesha umwanya rwose nicyo cyagufashe neza.
biranumbuka ntacyo nihangane ariko ikintu uzakora uriya mwana mwiza abona mukuyura hasi atari umwana akina byaye ku giti cyane ubwo nanjye ndamukunda wihangane rwose umugore mwiza umugore uriya mwana umwereka urukundo ariko biranumvikana uwo ni pasi gusemeka bansore mu kana mbaga barwana ese wagiye ukareba nimba gusa ari giye gutesha umutwe kanze nkuzanire nimba ari uko nari natetse nyarukundebere giye gutesha ariko umutwe rwose rero n'ikibariza reba aba bana bataba barwana reba mwana wa mama rero uransuye nari amakuru yawe mfite ubwo nyine rero kujya mu televiziyo wabaye ubuzima byageze nta no kubonera tunapasa kubwira n'amakuru yawe ndi muzima pe nta n'ikibazo nari mfite ikibazo ni iki ngiki nyine cy'iyi telefone numvishije none aha ngaha yashize wagira uti ubundi ubuzima busanzwe nari bimeze neza nabonye umukunzi nyine uko nabikubwiye gusa yari ari bunzanira impano ese byari ibintu byiza ariko satani shaka nanjye yishimira ibyiza ariko aratsinda ndumva mfite icyizere nta kibazo kiri bufite cyane ese ubwo ko yabaye iki bamwita ngo se impanuka ni umushuti we wamuhamagaye bakoze impanuka ariko nyine ndamwate mujyana kwa muganga ubu iyi saha ntegereje ko wenda ari mugahita tugeze kwa muganga ahita ajya kumureba kuko nanjye nahise mpanga kanagize ikibazo kirekire nawe urabyumva yakomeretse se ntabwo namubajije byinshi nawe mbaga ari muri siteresi ziri mu bibazo byinshi ariko uko biri kose ndumva zifite icyizere numva mbese nta kintu cyane mfite kugira ngo ugize umukunzi nk'ako kanya mu kanya adashitani biragutwaye umunezero nibikubwiye ega nasi ufite akanyamuneza ariko inyuma byahise bihinduka byaba bimaze ariko nk'ubu ngubu yaba yaje ari nka muzima ngo urebe nyine wereke ibyishimo mfite ninguherekeza gakeya tujya tuganira nkwereke nyine Yurinya, dore shiri wanjye we. bavuye gakuki Isuwe. n'uyu nguyu se Umuzani hano we. inshuti yawe Sheri umeze. muhuriye hese tanzwe yavunitse ndetse ko turajyanye kwa muganga umujyanye ubu ngubu arimo arabaza ngo jori namubuze n'ibintu turi urashaka jori jori arimo arashaka neza Yegure yicare. ni ibibazo gusa noneho ibintu bisigaye birahari Yegure yicare. niko jori Sheri umeze. uyu muntu Bitamujyanye kwa muganga. uzi kugera kwa muganga se nk'uyu yaviriyemo imbere byagenda gute Yavunitse hehe se? jori yabaye jori Sheri umeze ute? Siko bari bampahamuye mbona umeze nabi. Umeze ute? umutwe ntabwo uri kurya cyane mu nda Isuku ni mazima. ufite abagore ugiye kuba muhise umugera kwa muganga No mu mugongo. ariko njye baba mana yanjye noneho mwana wawe mbega umugore ntunze muri uru rugo mwana wawe ye baba we ninde wabigukoze kagoma n'umuhungu wanjye ni mama akura mugore kandi wa mwana uriya mugore azagukuraho imbwa yiruka pe kurambonera ibintu ni ibiki koko ibintu ni ibiki mbega amateka yaba we mwana ngwino tugende nyokarihe marigo umuntu wahuye na moto ubavuye ko bakujyanye kwa muganga bakareba ko bakareba ko nta kibazo wagize Ntabwo rwose ubu gusa byaviriye mu nda byagenda gute koko ihangane nkora nta kintu ari surprise wow reka byiza urantunguye n'ukuntu bari bambwiye ngo umerewe nabi niba mbese umugore mwiza iki kiguzanye umuki mbese wowe umugabo byari kugutwara iki ndi umuganga rwose birazwi vuga ahubwo ikikugenza ntabwo ari ngombwa kurondogora cira hano ikikuzanye ndakizi cira hano gatatu cira gatatu ndabona ikikuzanye ni iki ko mbona udakorana n'umwuka ukuzanye hano iwanjye
izi mbuto zawe oya ntibabwira ababyeyi ntawe yatonde ubundi uje kutuneka mba mfite imiti hafi yanjye kanze ndebe gira hino gira hino gira hino gira hino nkwereke ntabwo waje kwivuza uje kuneka se igira hino ucire hano imbuto zawe nzirebe neza igira hano hino urumva narije kukubwira ibi ni ibiki waje kwivuza cyangwa uje kuneka waje kwivuza ubundi urwaye ibiki itonde itonde banze ntukuremo iyo myuka ikurimo iyo myuka ikurimo cira hano gato cira hano gato mubwiye uciye yego urwaye iki wabuze urubyaro urubyaro ariko imbaraga ufite ntabwo zihabanye kuza kandi nkubwiza ukuri wizera izihe mpamvu imana yo mu ijuru rero wa mubyeyi we mubwire imana yo mu ijuru izabikora sibyo imana yanjye n'imana yawe birahabanye icyitonderwa nimba utari maneko waje ufite ikikuzana we ababyeyi mbabwire urumva maze imyaka myinshi nta rubyaro mfite nta rubyaro niba barambwiye urabikora rwose nanjye niba ubikora babinkorera umubyeyi impano mfite n'iyo ufite birahabanye cyane impano yego ndavuga imana yawe n'imana yanjye ariko ubyizeye iyo mana yawe ukayikuramo nakuvura sibyo uremera kuva ku mana yawe yego waje hano uzi ko bihabanye imana usenga n'imana nsenga bihabanye uremera kuyivaho nkabura urubyaro uremera kuyivaho nkabura urubyaro uremera kuyivaho nkabura urubyaro urubyaro ndaruguha urayivaho urava ku mana yawe urava ku mana yawe va ku mana yawe ngwino wumve ntabwo aricyo cyakuzanye undi ntabwo ari ngombwa guhana imbaraga nawe ngwino nguru urubyaro ngwino nguru urubyaro ndaguha urubyaro umugabo wawe nimba adashoboye njye ndashoboye guhaye urubyaro guhaye urubyaro guhaye urubyaro igera hino rero tuganire igera hino tuganire wemeye kuva ku mana yawe wemeye kuva ku mana yawe yego wemeye wingora wemeye kuva ku mana yawe harange sinzi ibintu usize birakira urumva birakira nyine kingana gite mwese ntabwo wari unzi kubera icyo watinze ndabikora mfite hano umuti uyu muti iyo mugukubise birakunda urumva kandi mfite undi muti hano munsi y'ameza reka mupfunyikire ukigera mu rugo uyu muti urabanza usomeho gakeya kandi umugabo wumuhishe uramufite umugabo urawumuhisha kugira ngo ibintu bibuze kujyamo nimugoroba bice urumva njye nijya utanga urubyaro nta wundi muntu utanga urubyaro nta nubwo ari ngombwa kwirirwa mbaza amagambo menshi uretse turasangira cyangwa ndamuha nkubwiye ko uyu muti unywa wenyine ukawusha umugabo rega na hano hari kurya kurya se bihuriye n'urubyaro uzaza uje kwivuza ibyo bikurya reka ino si ntabwo ari nziza bitewe n'abantu bayivangira uranyumva neza kandi ndavura abandi bantu bafite ikibazo nk'icyawe uzababwire baze bande sibyo uyu muti uzajya uwukoresha wa mudamu wari na mwiza
njyewe igisubizo cy'ibibazo byawe igihe cyose ibyo waciye muri byinshi cyane ntabwo naje igihe cyawe ntabwo nagira n'ibikebera cyawe mbega byiza akana muzakanzanire naragakunze cyane byemwe sibyo harya ngo ni kagoma kagoma muzamuzanire sawa rero yego uri umugome ujye wanaye mu ishyamba. mama ugeze ufite mama umwana wanjye wese umwana wanjye wa wundi mutoya ari yesi urabona hano uhari